kagahoraho ubuse hari uwamenye ko urwaye sida. Wait a minute. Manu ushimwe bonye umuntu duhuje ikara nkubwire ye nande 29 urufurwe zawe oya ibyo numbiye ni akimana nsenga nagari bayare we kuva icyo gihe cyose biri ndakugeza magazine nenda rabuze umukobwa twahura mwiza nkawe ufite sida twiryamanira kana kimwe n'iki ariko simana akimana isubiriza igihe we Begi inkuru nziza y'umunsi Imana ibintu nkoreye. Oh my God. Kugize ubwoba ishime kuhuye nanjye turi bamwe sida ongeye ko kwezereka ntabwo uri we sida akose ubyo muvuze ni sida muri kuvuga cyangwa nibyo mumvise nabi ariko bari sida wititira we n'umuntu mugenzi wawe cyo bitakuba abavandimwe mu bintu turabavandimwe kano kanya ngubu tayaterne affaire mondie ese bro hajya nawe umusangira ngende suza ugutankuse ese kufite umushiya ko ari sida bakwiye ko ari ndutwite akasakumi twese arimo kutwaka amafaranga kugira ngo tumupime. Ibi bintu hari ukuntu biri guhurirana kuko biri kubera ahantu hamwe tuye Nanjye nano hirya gatoya. exactly biri kubera ahantu hamwe bibaye mu gihe kimwe kandi mu buryo bumwe. Hari ikintu ntekereje.